Reka nongere kubaha ikaze ku Cyumba TV. Uyu muntu ngira ngo ubushize mwaramubonye bamwita Ndera. Dushimira Imana Saidi cyase dushimira Imana M.IRENE. M.IRENE rwose. Umuntu ukunda gucanga abantu kubera ayo mazina bamwe baramwumva batare ko Saidi uyobora icyumba cy'amasengesho ni muntu ki. Mbo rero Saidi turanezere kukwakira. Yego. None si Sayi. Karamenda kumva. Umushoferi atwara imodoka sibyo? Yego ndakumva. Agatwara abagenzi kugira ngo bagere iyo bajya. Umuyobozi agatanga amabwiriza ku bana ayobora. Yego. Ndashaka kuguha ikizami rero wowe icyo kizami ndibugwe na amafaranga 5,000 ugiye gukorera. Are you ready? Icyo kizamira no akabazo uzabanje kumbaza amanota aragiraga ku ishuri. Nakabazo ndakubaza wowe ugahita ugasubiza byoroshye gusa byoroshye nihuse cyane rwose. Jewe nditeguye n'umuhanga. Akabazo karagira kati nimba umushoferi nyine atwara abantu akaba ari umushoferi utwara abantu akitwa umushoferi. Nanjye hano wenda naba ndi nk'umuyobozi runaka nkaba nshinzwe gutanga amabwiriza ku bantu nyoboye. Ese wowe aka kanya uri gukora iki? Njewe ndi mu kiganiro. yewe Saidi akaba aratsinzwe 5 byacu tugiye kubibi. Ubagize gute? Uratsinzwe. Nose ubundi gukora iki? Ngaho nsubiza. Nyine kubera ko wari urimo kunsubiza. Je nitsanga nari mu kiganiro nanjye ndayaguha. Oya nukuvuga ngo ikintu wari kuburi gukora. Wari kuburimo gukorera 5,000 ngiye kugwa kubera uri kunsubiza. Byumvise. 5 byanjye nabyo nguha. Ayiwe Saidi nyamara byari byo kuko nukuvuga nyine akazi ari kuba ufite muri ako kanya nta kandi nakazi ko kunsubiza ugakorera 5,000 ariko byakunaniye. Mbo Saidi rero numuri twaje muri cya kiganiro cy'iyobokamana turi kuri channel y'iyobokamana Icyumba TV. Ndagira ngo mbere yuko tugira ibindi bintu dukora cyangwa mbere yuko twinjira mu bindi bintu reka tubanze dusenga Imana. Murakoze cyane. Data turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana ishoboye byose. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutakambirwa. Nundi tuje imbere y'ubwiza bwawe Data. Igihe twari kumwe nawe twagusabye ko nongera kuduza turi amahoro tuzagushima. None duye turi amahoro. Hano ku Cyumba TV turaguhamagaye ngusubane natwe mu byo tugiye gukora byose. Uze zone bini vone station ni wayasire totara ude lebone star ya shitikilazi winima. Uze wongere wigaragaze nk'Imana. Uze ubane natwe kushoboye byose. Ndaguhamagaye rero igaragaze nk'Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Saidi rero tuguhaye ikaze byanze bikunze hari impamba utuzaniye ariko ngiye hari ibintu njya kubona. Ubundi nukuvuga ngo hari abantu njya mbona ukabona nk'umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo runaka kuko nawe uri umuhanuzi uri umuvuga butumwa. Ndabyemera cyane. Ubu ni urugero nimba uyoboye icyumba cy'amasengesho undi muntu uyoboye icyumba cy'amasengesho mugenzi wawe ni urugero agafatwa wenda ari mu byaha by'ubusambanyi by'ubujura cyangwa se akagira indi nenge imuvugwaho. Ese nkawe nk'umukozi w'Imana wabigenza ute? Ubwo ndagira ngo n'abandi bantu baze kumviraho kuko birashoboka ko hari ikintu gishobora kuba ku muntu witwa kari pasiteri mugenzi wawe nawe ukaba witwa kuri pasiteri mugenzi we none bikaba ngombwa ko abantu babona ko hari icyaha yaguyemo ariko nawe ugahita utangira ukitwara mu buryo wenda bwo gushyushya izo nkuru byo kugira gute. Ndagira ngo we none nawe ubyumve neza uri umuhanga nguhaye ijambo ugira icyo uvuga kuko abantu bajya barwanya kubera impano y'Imana babyumve neza. Hanyuma ngiye hari ikintu ushaka kubabwiraho kuri icyo kintu. Urakoze cyane kumbajije icyo kibazo. Ubundi mu buzima mu bintu by'Imana twakagombye gufatana amaboko. Nshuti zanjye ndababwiza ukuri mundekuye ngewe mbaye nta society ngendamo y'abanyamasengesho. Zanjye sinjya mpamya neza ko hari imbaraga mfite zishobora kunambutsa ibyo nyuramo. Ubundi tubereyeho kubakana mu buzima. Tubereyeho kubakana. Kuko kuri ubu ngubu ntabwo ari icyo bari kurwanya gusa kijyanye no kuba umuntu yaguye mu cyaha. Barimo bararwanya n'ufite umwuka w'Imana. Nawe barimo baramurwanya pe vuga ati uriya muntu ubwo ari guhanura cyane azadutwara abakristo bajyane azakundwa kuturusha agire gute na gute kandi burareka nkubwire turwanira ikintu bita kumenyekana. Muri ibi bintu by'Imana uzitonde nanone umenyekanya cyane ry'Imana igukubita igihano. Gute genda none se reka nkubwire ijambo ry'Imana ravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Yesaya 48:11 ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi.
bishatse kuvuga ngo iki rero? Bishatse kuvuga ngo icyubahiro cy'Imana. Hari ukuntu nyine uba uri umukozi w'Imana ugira bakahita basakuza bagasa. Uzi ko buriya Mose habuze gato ngo tumuramye nk'uko turamye Imana. Habuze gato, ariko Imana agize gute? Yarebye ibona icyubahiro cyayo itagihundi, iravuga ati butashye ujye ku ruhande. Niyo mpamvu uzasanga no mu kwamamara hari igihe uzabisangamo. Hanyuma rero twe turwanira iki? Turwanira ibyubahiro, tukarwanira kumenyekana. Mugenzi wacu yagwe mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se banamubeshyeye, sayidi nkahita nshyushya inkuru ikagenda igatora hiti nkayijyaho n'imaka nk'umuntu wamwifatiye. Kandi njye narabyumvishe nta gihamya mfite, ariko kuko iyo nkuru nayumvisheho gato cyane, ako konyine kakaba fondasiyo yo kuzamura ikiganiro runaka mu bintu bitsa nk'aho mfitiye amakuru kandi nta n'akantu na gato mfiteho. Nshuti zanjye, twubakane nk'abantu bari guharanira ubwami bw'Imana. Kandi reka nkubwire, Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ati ibyo mwakora byose, ikiruta ibindi byose ni iki? Ni urukundo. Ntabwo wakunda umuntu ugenda umusebya, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ngewe ngaye abantu b'abapasiteri bagenda basebya bagenzi ngo bamufate ngo nawe mvuze izina ataza kugira uza kunkira ku mbuga nanjye ambeshyira agira gute ngo twamufate ngo mu byaha by'ubusambanyi, ngo dore ngo amajwi ngaya ngo na video muzishaka twazana kandi nazo afite, ngo dore ngo amajwi ngaya ngo na video muzishaka twazizana. Ugasanga nyine bihaye abantu, ukagira ngo nta cyaha ajyagwamo. Nge nigeze naganira n'umuntu ndamubaza ati ariko ko ibintu byose dukora tuvuga ngo Satani nubwo arwana si umuneshi, mu by'ukuri utambeshye, ibintu byose dukoze ko tubigereka kuri Satani katari umuneshi, nuko ari ibintu tubimugerekaho. Nukubera dufite ikintu kigaragaza neza ko ibintu byose dukoze byicwa na Satani. Kandi si tumusenga, dusenga Imana. Ntabwo twemera neza ko Imana ishobora kugira gute kugenza ibintu byagacya ibyo wagezeho utangiye kwirata no kujya gutinga yabikunyaga, ahubwo uhita wumva ko Satani ari ugize gute ubijyanye. Umuntu yamaye ijambo arambwira ngo none ngo ko Yobu Satani yamusabye akamunyaga ibyo yari afite. Nshuti yanjye, Yobu amara kunyagwa ibyo yari afite, imitungo n'abantu, yaravuze ngo data ni wabimaye kandi nawe ugize gute ni nawe ubyisubije. Ntabwo yavuze ngo Satani ni umwanzi w'ibyiza, ngo ni umugome, ngo ibiki. Oya, ntabwo yigeze amwijundika. Ahubwo ikintu mva inagiraho inama abantu, mureke dusenge turi mu buryo bw'umwuka, dushaka imbaraga z'Imana kurenza ibindi byose. Ni ukuri, niko bimeze. Hanyuma iki kintu twakigiyeho impaka cyane, ndamubwira uti noneho ko Satani arwana ku buzima bwawe akaba atari umuneshi, bwari bwira udakoze icyaha ati ndagikora, none se ugikora mu we buryo ngo ni Satani ukingoshe kandi atari umuneshi ku buzima bwawe, se ubwo byagenze gute? Satani afite imbaraga, ariko nubwo afite imbaraga reka kumva ko ari muri wowe kurenza uko Imana yabiri muri wowe. Satani nubwo afite izo mbaraga ntabwo ari muri ngiye kurenza uko ngewe Imana indimo. Imana ifite umwanya munini muri ngewe, ntabwo mfite kwijundika Satani, ngendamye Imana ntabwo ndamya Satani. Umuntu wese uzi neza ko arimo imbaraga z'Imana ntabwo atinya Satani, ahubwo Satani aramutinya, atinya ikimurimo, ikimutuyemo. Niko bimeze. Ni ukuri, nyamara ni nako bikwiye kugenda, kuko kwizera Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo ijya yemera ko byose bigira gute bitugeraho. Ugafata igihe kinini mu ntambara, wabyara umwana wamwita gisubizo akaba ikigeragezo. Zoni bini vone stasiro ni wayasire totala ule lebone sta. Umubyeyi wakubyaye akakubera ikigeragezo. Si byose tubifate tubigereka twebwe. Ngewe nzi ko imbaraga z'Imana ziri muri ngewe. Ntabwo Satani afite icyicaro na gitoya mu buzima bwanjye, muri ngewe habe namba, kuko atuye muri nge. Ntabwo nasengera umuntu urwaye abazimu ngo azakire. Namusengera gute agakira gute nanjye mbafite? Abadayimoni nimba ngewe mbafite, nzasenga gute abazimu bagende? Ntabwo ibyo bintu njya mbyumva. Imana nituye muri nge, Satani nta cyicaro agiramo namba. Amen. Amen. Ariko ni nako kuri, ndabihamije nawe nimba ari ahantu ari abyumve. Ndabizi neza ko njye ahantu ndatajya apfa kuhirahira. Nimba abizi, nimba Satani ari bwumva iki kiganiro nawe muhaye rugara cyumve nta jambo na ritafite muri ngewe habe namba. Ndabizi neza ahantu ndiho najya hakandagira imbaraga n'amavuta, ntabwo yahakandagira. Cyo ndakizi neza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kandi ngo hora uhamye iteka.
iteka ariko ryose nyumvire ngo nk'uko Uwiteka gosa ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu Imisozi. niko Uwiteka gota abantu agosa abantu twarangiza ngo Satani gatsindwe mu izina rya ahantu ari hose abyumve ngewe ndabimubwiye Yes. ndabizi neza hano nicayeho ntiyahagera abo hano ntabwo ahari niyo mpamvu njya ngo ndakubwira abantu buriya umwuka w'Imana yamanutse Satani n'abagihirahira aho hantu ahubwo twebwe igituma amasezerano yacu atinda tumara kuva aho umwuka w'Imana yarari kubera ko akwiringira ko Satani ari kumwe natwe atangira tumena amabanga uziko buriya Samusoni yazize kumena ibanga cyakubwira Delila ngo Delila imbaraga ngo zituye mu musatsi ajya kumubwira ibintu bituma agira gute amugusha Satani nambaraga afite ku buzima bwanjye muzatere comment wumva ko Satani afite imbaraga ku buzima bwanjye azambwire naho yafata kugira ngo agire gute agire icyicaro muri njyewe imbaraga n'amafuta Saidi rero reka nubundi turabizi ko ubwira uwumva atavunika kandi abwirwa benshi akumva bene byanze bikunze message twifuza gutambutsa yatambutse iratambutse ahubwo reka tubwire abantu tuti nibakore subscribe ndabasha kubivuga ariko mukore subscribe okay rero Saidi birashoboka ko umuntu yakubona akavuga atari ku umuntu ndifuza kuba nasengana nawe ndifuza kuvugana nawe ndifuza se kumutumira ni gute umuntu yakubona mfite nimero udatanze nimero ariko ndagira ngo uyu munsi none uzitanga abantu babimenye nimero yanjye ikoresha WhatsApp ni 078 08 32 510 Tigo ni 0722 iyo niyo nimero yadushimira Imana Saidi Emmanuel. Murakoze rero Imana ibaha umugisha ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Cyumba TV. Rero reka dusaba umukozi w'Imana nkuko twatangiye dusenga Imana n'ubundi asenga Imana dusoze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane reka dusenge buri wese n'icyifuzo cye nahita gitambika dusenge Mana turagushimye kandi turaguhimbaje uri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yo gutakambirwa ongera uruke ku buzima bwacu wongere wigaragaze wongere wiyerekane zone bini honestance no niwe yasire totala wile lebonesta ya shitikira ongere garagaze nk'Imana zone bini honestance ishoboye byose ku buzima bwacu kandi ugume ku buzima bwacu kuje byose mu izina rya Yesu Kristo amen.